Umuhanzi Karemera Rodrigue ni umwe mu bahanzi bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyo wumvise indirimbo ze zahagana mu 1970, wumva ari indirimbo zuje ubuhanga bwinshi cyane, ndetse bamwe bemeza yuko mu kiragano cye ariwe muhanzi wari ukomeye cyane muri icyo gihe. Reka tugaruke kuri amwe mu mateka ye ndetse n'uburyo yishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi be ni Karemera Rodrigue. Yabonye izuba mu mwaka w'1957. Yavukiye ndetse akurira mu karere ka Rwamagana. Akaba yari umwana w'imfura mu muryango wabo w'abana bane. Mu rugendo rwe rw'amashuri ayabanza yize ku ishuri rya Saint Aloys i Rwamagana. Ni mu gihe yisumbuye yize mu iseminari ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1973, ubwo imwe mu miryango y'Abatutsi yameneshwaga abandi bakicwa, Karemera Rodrigue yaje guhita ahungira i Burundi, ndetse yahunze akiri umunyeshuri mu mwaka wa 4 w'ayisumbuye. Ageze i Burundi niho yaje gusoreza amashuri yisumbuye. Mu mwaka w'1977, Karemera Rodrigue yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzagira Karemera Rodrigue umupadiri. Akigera mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri mu iseminari ya Nyakibanda iye Gishamvu mu karere ka Huye. Inzozi zo kuzaba padiri yabonaga zitangiye gukendera, ndetse yaje guhagarika ayo masomo ageze mu faritiri, maze afata umwanzuro wo kwiberaho ubuzima bwa gikristo busanzwe. Mu mwaka w'1983, Karemera Rodrigue yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire ari we Mukakibibi Madeline. Imana yabahaye umugisha urukundo rwabo, maze babyarana abana 3 gusa. Ubwo uyu muhanzi yicwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yiricanwe n'umwana umwe w'imfura. Imana yo kuzaba umuhanzi si ikintu cyaje akuze, kuko Karemera Rodrigue yatangiye gukunda umuziki akiri umwana muto, ndetse ubwo yigaga amashuri abanza yaririmbaga muri korali, akaba n'umuhereza muri Kiliziya Gatolika. Ubwo yavaga mu byo kwiga amasomo y'igipadiri, yaje guhita ajya mu gihugu cya Autriche kwigayo imyaka 3 ibijyanye n'umuziki ndetse no gucuranga ibikoresho by'umuziki nka piano, gitari n'ingoma za kizungu ndetse n'ibindi bikoresho byinshi. Aya masomo yaje kuyasoza maze agaruka mu Rwanda akora umuziki, aho mu rugendo rwe rw'ubuhanzi yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora, zirimo nka Ubara ijoro, Kwibuka, Abantu Sibomana, Mpinga Nzima, Mukazi ndetse n'izindi nyinshi cyane. Usibye gukora umuziki ku giti cye, yabaye kandi mu itsinda rya muzika afatanyije n'abandi basore 3 mu itsinda bise Pamaro, aribo Pascal, Augustin, Martin ndetse na Rodrigue. Iri tsinda ryakanyujijeho umuziki nyarwanda mu myaka y'1980 mu ndirimbo nka Ihorere n'izindi nyinshi cyane. Karemera Rodrigue ari mu bahanzi bari abanyempano badashakisha, ndetse rwose bidasaba gukora iyo bwabaga. Abenshi bazi umuziki we bavuga ko ari we muhanzi mwiza kurenza abandi mu kiragano cye. Usibye kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, yari afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki aho ariho hose mu Rwanda cyangwa se hanze yabyo, dore ko yari afite impamyabumenyi ihanitse. Ndetse mu nzozi ze ngo hari harimo kuzubaka ishuri rya muzika mu Rwanda. Dore bimwe mu busobanuro bwa zimwe mu ndirimbo ze yagiye ahanga, harimo nk'iyitwa Kwibuka. Yayihimbiye inshuti ye Edimo biganye muri seminari no yazaza. Uyu Edimo yapfuye amarabira, bibabaza cyane Rodrigue, amuhimbira indirimbo ivuga ku bihe byiza bagiranaga. Iya kabiri ni iyitwa Indahiro. Iyi ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane ari we Madeline nk'uko twamuvuze haruguru. Indi ndirimbo ni iyitwa Ubara ijoro. Iyi ni indirimbo yahimbiye murumuna we wari waragiye muri Uganda, bakaba bari baramaze igihe batavugana, yivuza ko yazagaruka. Ati bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenye, ndetse imvi zabaye uruyenzi. Agakomeza agira ati Ibugande niyo haba heza gute, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda. Indi ndirimbo ni iyitwa Mukazi. Iyi ni indirimbo yahimbiye umusore w'inshuti ye nyuma yo kubwirwa inkuru y'uburyo umukobwa yakundaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaze muri icyo gihe. Hirya ya muzika, Karemera Rodrigue yavugaga neza indimi 6 ari z'Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Bitandukanye n'abahanzi benshi b'urungano rwe, akaba we yarashoboraga kuririmba mu Cyongereza ndetse n'Igifaransa, bikaba ari nabyo byatumaga ashobora kwamamara hanze y'u Rwanda, kuko indirimbo ze buri wese yashoboraga kuzumva nta birantega ibayeho. Akaba hari na zimwe mu ndirimbo ze ziri muri izo ndimi. Zimwe muri izo harimo nk'iyitwa Moquer Lebert, Leading Peace ndetse n'izindi nyinshi cyane. Ku itariki 20 Gicurasi mu 1994 nibwo umuhanzi Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we ndetse n'umwana we w'imfura witwa Karemera Valerie bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma yo kugabwaho igitero n'interahamwe aho bari batuye i Gikondo muri Camp Zaire. Uyu muhanzi akaba yarishwe arashwe.
gusa abana babiri aribo Karemera Rodrigue, aribo Karemera Janvier ndetse na mukuru wabo Iradukunda Valerie Karemera babashije gucika intera hamwe muri icyo gitero, kuri uyu munsi bakaba bakiriho. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse ku wundi mugore. Uyu mwana kuri ubu nakaba atuye i Rwamagana, akaba yitwa Karemera Patrick. Nubwo imyaka 31 ishize yambuwe ubuzima, ariko n'uyu munsi ibihangano bye biracyakoreshwa n'umuryango nyarwanda bitewe n'ubutumwa bukomeye bubikubiyemo. Ibi bikaba byerekana uburyo ari umunyabigwi ndetse izina rye rizahora ryibukwa iteka. Ngaya amwe mu mateka twagarutseho y'umuhanzi Karemera Rodrigue wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mbashimiye ko twabanye. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.